So agira ngo byumvise rero twatangiye tumeze fresh dufite amakuru menshi cyane ibyishi byaranze icyumweru anyway ubukwe bwa Vestina MTN wacu na Muzika Festival abantu bari hariya za abantu bari za Musanze last week babonye ibyishimo bidasanzwe abantu bari za Gicumbi byari sawa cyane witwa Nere Ngabo uri kwigaragaza neza cyane mbona amafoto hanze kubona rwose abantu bari birere ako burareka kubwira niba ari ikintu cya mbere kigezweho mu gihugu ndetse no hanze yacu ni impano zigezweho zitandukanye kuririmba Nere Ngabo ni umuntu nyine bana afite talent hari umuntu ubona ko ntagapapira ukabona ari seriye icyo akoze cyose ariko rumwe makunda Nere Ngabo cyane ndamukunda ari hose nabwira umva ndagukunda sure sinyamvuga bagiye menya ndipfana na Jonde namwe mudutayemo nabwiye numva wabonye ko uwitwa Kivumbi King aribwo bwa mbere yari yitabiriye umukene wacu na Muzika Festival ubwo nabibonye ariko Kivumbi buranga nge sinzire ibintu bimbamo nge niba ari ukwenda ari abana biwacu abanyarwanda abantu kimwe nanjye nkunda mu abantu benshi ndabakunda bitewe n'ibyo bakora kuko n'impano zabo bro nacyatuma nabakunda ndabakunda bose uwo nkunda cyane Nere Ngabo oya ariko nta munyamakuru uvangura nge ndabakunda bose ariko cyane reka nkubwize ukuri suzi ndacyagiye bavugaga ngo saga ya The Ben na Brooks Melody bavuga ngo gutya ngo bimeze gutya ngo ntabwo bumvikana ngiye bro hari ahantu nabafataga nyine the same umva ko ari abantu bose ari nyine ari kimwe kabisa ikintu cya mbere numva nje mba numva nk'abanyarwanda tutagomba gufekana kuko niba ikintu cya mbere kiba mu Rwanda gituma n'abahanzi benshi badatera imbere ni ugufekana akumva ko we arenze mugenzi we akumva ko amurenze ntago bahuza ntibaciringa hari n'ukuntu bagira bazana izo prank kugira ngo bacuruze abanyamakuru tubavuge social media ibona icyo icuruza hari igihe batari prank sure biri serious wowe uzagerageze wenda Bruce Melody ndamushaka kwa muziranye uzajya yisufata nimero wenda yindi ku ruhande itari yazi umuhamagare bro mubwe ati none ko nashaka ko dukorana collabo cyase ko mfite impano wamfashije uzumva ko agusubiza nta nubwo azakwitaba ngire azirengagiza ko uri umunyarwanda mugenzi we oya abanyarwanda tugira urukundo abanyarwanda muri sinema nyarwanda yesu we ndeka nkubwize ukuri nje mbitangira urugero nkavuga nje nahamagaye abahanzi benshi cyane nyine batandukanye byamamare sha bro banjyasenye kabisa no yitabye agahita ambwira ati nzagusubiza nyuma y'ukwezi kera nakoraga imiziki nkiri umuhanzi ariko n'ubundi ndimo ndapanga kuzabatamo one day nakoraga imiziki noneho nza guhamagara umuhanzi ukomeye nzishaka kumeshoninga izina rye oya muvuge sha oya nta kibazo nawe abyumve yuko ikintu cyaje no kuntangaza after twaje no kuba inshuti ariko ashobora kuba atabyibuka ko ari njye namuhamagaraga buri kanya ati wamfashije ntuzanabimubwira ahubwo umuhanzi mperuka kwakira hano oya ndamuzi ninde muvuge man oya ese ntabwo navuga reka mubwire hari umuhanzi wigeze aza kuri studio zacu araza aravuga ati reka mbabwire niba ari ikintu cya mbere twagakwiye kugira mu Rwanda muri sinema nyarwanda ni urukundo mfasha mpa akaboko nzamure ariko njye naje kureba ndeba uwo muntu ubivuze mbona mu by'ukuri nubwo abivuze abivuze bimurimo ariko atabirimo ariko nyine tubona n'urugero tukiri kuri izo saga tubona saga nyinshi zitandukanye ari mu Rwanda akaba no hanze y'u Rwanda aho ndabonye iminsi ishize witwa Kendrick Lamar yagiye yegukana ibihembo bitandukanye yegukanye Super Bowl halftime show yatanze ibyishimo bidasanzwe kabisa biravuga ko yaciye agahigo k'uwitwa Mike Jackson abantu uzise ushira abantu bahanzi banze y'igihugu za America za Nigeria man
igihugu cyabo kirabasapotinga nyine kirabasapotinga ariko iyo hajeho beef tuzobona ku baraperi kuno baza bagashitingana sibyo bagatukana kugira ngo social media abanyamakuru babone icyo bavuga sibyo ariko hari n'abaza babigize seriye bagashwana mani baba bahura bakanatimba bari na seriye ntabwo urabona abasitari bari kurwana se turajya tuzarwana imbere ya mike so ni byinshi abantu batwohereza ubutumwa turabusoma kuri WhatsApp 074 ni 079 Diana ngira ngo dufite abaterankunga bacu aribo General Music and Art Limited so badufite rero promotion mwino minsi ku bantu bashaka kugera kuri bijyanye na muzika hari ukuntu umwana aba afite impano ariko hari ikintu abura kujya kwiga umuziki abura kujya kwiga cyangwa ugasanga afite nk'impano yo kweditinga afite inzozi zo kuzavamo umukinnyi wa filime ukomeye yego icyo kintu ndacyumva gusa abana bafite impano zitandukanye bahamagara kuri nimero yawe oya hari nimero hari nomero ya company rero ngo ushaka kwiga kugera kure ku bijyanye na muzika kwiga vocal training kwiga drum ushaka no kuba icyamamare ufite impano baragusapotinga gukina filime n'ibindi kuririmba noneho filime hari ukuntu hari icyo twita filmmaking acting and writing film bakwigisha kuzandika bakwigisha kuzikina bakwigisha ibintu byinshi cyane bitandukanye bagura ibyuma byapfuye bakabona bigurisha baranabikora navuga ko kino kigo ni kimwe mu bigo bya mbere mu Rwanda bikomeye cyane rero ushaka kwiga videography photography audio production n'ibindi bitandukanye graphic design multimedia ubwo ikubiyemo ibyo byose maze kuvuga ushaka kwiga gukora indirimbo audio production n'ibindi wabahamagara kuri 0782328205 weekend zinkora amenza ari ibintu namwiyeje namwe amafata ko really kibazo nuko ngo fanta hari umuntu ambwiye ese dia ko ngo fanta wabishobora ute none yari yasohokanye yego ahita avuga ati nge ntabwo ngura fanta arangije bitekerezaho ati n'ubundi wamombye wowe unywe inzoga ariko buriya ngere ko mbwiye school nge kinyobwa cya mbere nkunda mbaza ngo niki nge nkunda kwinywera amazi none wowe ujyanye n'uwo mutipe wahita usa namubwiye ngo nge yambaje se ubundi ndanywa iki twicaye ndabwira ngewe ngo fanta ngo warasaze ngo ni ngo nsohokanye n'igisazi ngo ubundi ngo najyaga nkubona nkagira ngo urarenze ukumva ngo fanta mari urenze ko ndibuze kuzana akawayini ariko abakobwa b'ino minsi mamushaka kwama musohoka wayi nkama musohoka buri kanya bafunga bafungura alright nibyo bintu byanyu nizo terime zanyu ziyezweho rero gusohoka tuninjira so ngira ngo rero mwabyumvise ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane uzi gusesengura imyidagaduro tubafite stories nyinshi cyane zitandukanye abantu ndabona mwatangiye kwandika ubutumwa turabusoma mu kanya gato cyane tubanze dukorere ku dufaranga ku mafaranga dukore ku mafaranga bro ariko rero reka tubarangire muri MR Tech Solution rero yaje nk'igisubizo ku bantu mukeneye ibikoresho byiza bya electronic ku bantu mukeneye kuba mwaba mumeze neza cyane bagufite smart watch za saha wambara rwose iba irimo isaha ebyiri ifite imishumi 10 bahagane baba my dear ifite imigozi 10 hariya ni imigozi n'imishumi imishumi umusore wacu akomaniye ambasaje nanyemeye urambwira ngo umani ngo ndangora nta kintu mba nazi mani imigozi mani bro oya hari ukuntu mba nanyarukiye ahantu imigozi 10 hari ukuntu mba nanyarukiye ahantu gutya nkagira oya nyine n'abakiriya mukabya ariko bibaho ndaya message bibaho ariko ndagira ngo tubarangire muri MR Tech Solution bagufite isaha nziza ya saha ugura dashiri wakambaraho ya saha ifite imishumi 10 wa man babanyambitse ese ntubibona niyo ngiyo iyi ngiyi shabahanyarukire kabisa abanyarukire muri MR Tech Solution oh really
we serious oya se man nonsebye ndayivara nasohoka hanze kandi ejo ni Sunday ntabwo uyicyuraho ejo ni Sunday mfite show Oya. ejo ni Sunday mfite show so nkibabwira rero muri MR Social bagufite mic nziza z'aba content creators bagufite za nkweto nziza hamwe utandukana n'ibibazo by'imitsi utandukana n'indwara zo mu maguru za nkweto wambara zikagenda zigukorera massage muri MR Tech Social hiyo wambaye of course yazi ubundi urategura njye mba nateguye bro ubundi ariko ngo umwe mu bakobwa bujuje etage mu mujyi wa Kigali etage igitangaza sure narayubakiye warayubatse kabisa right yes right so ndaguha nimero wahamagaraho dukora delivery aho uri hose mu gihugu uri hanze y'u Rwanda waza rwose muri MR Tech Solution amagara kuri 0798841693 cyangwa se 07948474 muri MR Tech Solution yaje nk'igisubizo ku bikoresho byiza bya electronique ariko hari n'akandi kantu nibagikubwira abantu abanyarwanda muri General Music School and Art Limited bazamura impano zitandukanye yo kuririmba gukina film bazamura impano nyinshi zitandukanye ariko bakabana kugira inama uko wakoresha imbuga nkoranyambaga ukazibyaza umusaruro babagane harimo nko gukoresha YouTube kuna abantu bakoresha YouTube channel ya TikTok n'ibindi bitandukanye ari ukuntu bagufunguriza international account ya TikTok ukayikoresha ugatangira kuko mu Rwanda ntago turabamonetize mu Rwanda ntago turemererwa gukoresha TikTok cyane ngo tubyarire amafaranga na YouTube ntago birabari confirmed biri mu nzira ariko barabivuze cyane bizaza shiri nta kintu kidashoboka Okay, bahamagare kuri 0782328205 0782328205 mugane muri General Life Music and Art Limited bagufashe cyane gutezwa imbere n'impano zawe kuri Imana iba yaraguhaye impano ufite impano ariko hari n'ikintu bura agati ngiye kwiga nkabona uburikise reka nkubwize ukuri ntubizikona nabaye umunyamakuru wa General TV ariko abanyarwanda baba bareba ndangira umuti w'inkorora inkorora iranyishe pe oya ariko ni hose sinzi ikibazo inyanduze reka nambara agapfukamunwa ubunze ni waba wayandura ni waba wayanduye ubundi wayinyanduje koko sure mbere cyane iyo uzi ko wayinyanduje mba nakoroye buri kiratangugire so ndabona ati hello nitwa Sheila bakurikiye ndi Nyamasheke ati nkunda cyaze uwo mukobwa ararenze kabisa ati mukomerezaho Bombo Night Show muri abambere urakoze cyane ati hello nitwa Ken World ninde Ken World ndihuye ati nanjye ndabakurikiye ati nsuhuriza Diana nishiti yanjye nenda musuhuje ati nsuhuriza Diana ati hori turakwemera cyane ati kabisa waje ukenewe urakoze cyane brother ubutumwa bwo ni bwinshi before yuko dukomeza n'andi makuru menshi cyane agiye atandukanye ati hello guys I'm Kevin from Nyamagabe ati ndabakurikiye cyane ati MR TV yaje nk'igisubizo ati kandi turabemera nsohurize MC Sangara ameze neza rwose bari muri sport nawe arabasuhuza cyane rwose kuko abadukurikiye kuko show yiba yarangiye bamwe mu banyamakuru bakora sport hano kuri MR TV ati ndamusuhuza cyane kabisa ariko nawe abaduteze amatwi aratwumva ati kuri ati bite abanyarwanda kabisa andi kukagira ngo bize kabisa ati bite turabemera sana ati nsuhuriza Diana ndamwemera vuga ati mukomereza aho nibere hani Musanze akoze cyane Musanze tubasuhuze bana abandi Musanze bana hari Musanze mu Kinigi kuri gare cyangwa Musanze ushobora gusanga nawe uri Musanze Musanze ni ahantu heza ma cyane ko ari ahantu Musanze man uko ni ahantu heza cyane ariko Musanze man gira ngo kuwa gatanu ushize
MTN wacu na muzika festival twanenga n'umwe banatanze ibyishimo hara mu karere ka Musanze do aba people bahenze up man abantu bose bavuga ati bashyushye cyane ariko binatwereka ko umuziki nyarwanda amaze kugera ku rwego rwiza bimaze kugera ku rwego rwiza rwose runashimishije cyane anyway so ati muraho neza nitwa Gasode abantu baba batazi no kwandika amazina yabo Gikondo byo byihanganira di Gikondo man Suzano ari Gikondo tindakurikiye cyane mugira courage ni bombo ni bombo night show anyway muzajya mudukurikirana buri wa gatandatu kuva ku isaha 4 yo ku isaha 5 za nijoro hano i Kigali mu Rwanda ariko hari n'ababa badukurikiye bari hanze y'u Rwanda of course hari n'abadukurikira buryo bwo baciye kuri YouTube channel yacu the MRTV 250 abadukurikira mu buryo butandukanye mwese namwe twize ko ibintu ari byiza cyane kanguka nakangutse mera neza rwose meze fresh I'm good you're good ariko abantu bari single man bari single mufite ibibazo ku munsi w'ejo washatse umukunzi ku munsi w'ejo nandi kumwe n'umujene atugiye ahantu nyine noneho urabona hariya hari umujene w'umubarista ni umunyamakuru ariko akora kawa cafe twe tugiye kunywa agakafe ukuntu kwa Carrots noneho tukuganira umukobwa ducaho ajambwa ati bro ati uzi ikintu kindyohera no kwibera single ese iki cyatumye nyine uba single wabuze umukuzi byagenze gute ati man ngo nasanze ari byo biba amahoro abantu bari single tubasuhuza abantu bari single ndabakomeje mwumve mutuje ariko ngo nibyo bitanga amahoro mugome mu single bwanyu ariko ngo nibyo bitanga amahoro nta kintu kiryoha nk'urukundo ngo nibyo bitanga amahoro oya nta kintu kiryoha nk'urukundo sure yes nta kintu kiryoha kuba single single ziratabura n'ibiki amezi yaremye ngo amusinga Imana yaremeye abantu babiri kugira ngo bagire ute bakundana none mu gihe ushaka kwigira wewe igihe kitaragira se urubavu rwe ruri he igihe kitaragira rushake nyine igihe kiba rushake urubone urubavu rwawe njye narushatse urubavu navuyemo narubonye ariko meze neza umva warubonye nararubonye for everything nararubonye hari indirimbo urumva yanuza ya Ivry urikumva iravuga ngo iyi tayari ugiye no kuturirimbira siko baba muri serious indirimbo ya Ivry ivuga ngo urikumva ngo yazindutse gushaka urubavu rwe none nararubonye nange narubonye rero warubonye urwo nujya kuzuza urwo njya kuzuza nararubonye alright ubu ugiye ufite inkovu utaruzuzwa ufite ikibazo utumbwira ko mfite ikibazo utumbwira ko mfite ikibazo nyine kera bajyaga bavuga ko Imana nyine burya irema umugabo akenshi twavuye mu rubavu rw'umugabo kugira ngo umugabo abeho yuzuye nuko aho twavuye tujya kuwuzuza none wowe ngo nagushaka abakuzuza buri kimuga wize siyansi sorry ubana n'ubumuga abantu muri single mubana n'ubumuga njye nakubwira ntabwo ndi single uri single sheri wawe ninde niba atari ibanga muvuge sheri wanjye yego sheri wanjye yes muvuge yego ninde se mutangarize mane no kuri TV uramubwira dusoza oya ariko ako ngabo reka tukaretse uraramunyereka soka aragaciye utaza kumbesha njyewe hari umuntu agiye wambwira ati tugende kwe gashiri waje turagenda kagiye kunyereka ndera ati sheri wiwe turagenda amaguru aratuje just kugenda noneho turatugezana n'abakobwa benshi angije arandeba ambwira ati bya dore shanye nguriya anungira agatoki ati dore nguriya ariko ari mu kazi yego ntabwo byakunda ko muvugisha angije ngo ataka kugira ngo wemere ko ari shiri wanjye reka ngende muvugisha ndanamuhobera yego umukobwa mbona aragiye urumva agera aho ngaho nyine uwo mushiri we yacuruzaga muri supermarket aragenda agura akantu arangije
asa nk'uwisitaza abamuguyeho yatambwiye ati atabwa ati sorry muguye ariko sorry zari impanuka arangije atasohoka atabwiye ati wabonye se turariyoshe wanjye kandi yamwitsitaje yego alright igeze mvuga ni abakunzi mva umukobwa ndamuzi umukobwa mise mumenye muzi se twa turi kumwe nyine mise mumenye ninde yitwa Cadette wapi agora yitwa Cadette abantu bose bitwa ba Cadette usanga bameze gutyo ubwirisha igihe nahise mvuga ibi Cadette wowe sibiri nawe sibwo nawe mwise Cadette oya ariko niko yitwa ndo hano hepfo hari abantu ndi wigeze kuza mu kiganiro cyacu yes so nakaba gaciyo tuba turi kwiganirira ni Bombo Night shona ubwiko ntabwo tuba turi ahantu hamwe tuba turi no mu bindi batuganirize rega batuganirize guhamagara ntabwo biri gukunda batwohereza ubutumwa bugufi kuri WhatsApp turabusoma twizere ko anyway weekend ikomeze kugenda neza ariko witwa Jen cyako kubaza ikibazo man right now gospel music yego we ku giti cyawe ubona igeze kanga kwijana kugira ngo uyu ibe international nyine gufata gospel music navuga ko gospel iri ku rwego ruri hejuru nayigira wenda nko kuri 45 kubera 45 kwijana kandi tubona ko okay Diana reka ngo urugero rwa hafi sibyo aka kanya Israel Mbonyi niwe wa mbere wujuje Big Arena bwa mbere abafana babura niyo bajya aka kanya Israel Mbonyi yavuze ko yakuzuza stade Amahoro ntago byantungura kandi byarabaye ntagira yuzuza ntago biraba azayuzuza nyine kuko we yujuje Big Arena kuko ubundi gospel music muri za 2019 2020 gospel yari done secular music yari hejuru ariko right now urasanga ambassador iza ku mwanya wa gatatu Israel Mbonyi Meddy yego ambassador Papi Clever na Dorcas tumaze kujya kuri kangahe Papi Clever na Dorcas yego aho ni ku mwanya wa kangahe aho ni ku mwanya wa kane I think none ushobora gusanga nk'umuntu wa secular uririmba indirimbo izi zisanzwe twita izisi ushobora gusanga yaza nko ku mwanya wa gatandatu wenda yaza ku mwanya wa mbere nyine kuko social media iratwereka ko uwitwa Israel Mbonyi ni uri ku mwanya wa mbere ukiriho ambassador kukiraho Meddy Ngabo Medard wasezeye umuziki w'isi akajya kuramya urwimbaza Imana ariko wenda kiri kintu dushaka niba ukora sekera ukagirirwa ubuntu n'Imana ugashinga urugo sinaho ngushinga urugo pe birakwiye ko tugarukira Imana ariko hari amakuru njya nkura ipfiriye mu bikari witwa Meddy mwari yiryamiye rwose Imana imwereka ari kuririmbira abantu mu rusengero yishimye yuzuye umwuka arimo arahanura aririmbira Imana noneho ntibyatinze witwa Meddy yaje kubitekerezaho cyane ahita asohora iriya ndirimbo ya Blessed yabanje no gukora izindi man yakoze My Vow indirimbo My Vow ni isi yakoze ari mu bukwe nyine yakuyikoze ari mu bukwe ariko irimo ubutumwa man okay hari abahanzi benshi Imana nyine igenda ikebura ariko ntibabyiteho kenshi ntibana bimenye ibyo Imana ishatse kuvuga ariko niba umwuka w'Imana gukozeho hinduka garukira Imana urimbe gospel ugira mwihimbaze kandi ariko nabana baririmba izisi basenga barasenga Bushari dushobora gukubita none hirya muri Foursquare yagiye gusenga Bushari Kenya Trap uzise ejo bundi yasohoye album iriho indirimbo yo kuririmba yo guhamya no guhimbaza Imana navuga ko abo uvuze birashoboka ko mushobora gura muri Bisquare bagiye gusenga Foursquare hirya okay mushobora guhura bagiye gusenga ariko simamye neza ko biba bibarimo hari umuntu ubona ko biri mu Mana none se ubu hari n'ubona ko abirimo bitaburiye none se ubu ari nesano biragoye kumva ko ari ndetse nagiye mu rusengero
kera ngo yari umuririmbyi yari umuririmbyi aririmba no muri korali nyine yari muri korali I know ariko arasenga ni ukuri kw'Imana pe arasenga ni na ari n'isano nawe arasenga ari n'isano reka mubwire Mana reka mubwize kuri niba ari ikintu cya mbere kiriho abase bikumva ko nyine ari ubusitari bari kwambara ubusa bazi ko ari ubusitari bro umusitari ukajya kubona yambaye ariko hari n'umuhanzi ushaka gutandukana n'abandi ngo kuko ari umuhanzi kuko ari umusitari kuba uri umusitari ntibivuze kwiyambika ubusa bro bijya bibaho rero oya ntabwo kuba umusitari si ukwiyambika ubusa hari abase benshi tuzi batambara ubusa sure yego mbese kuva wabaho wenda ntabwo Pamela ari umusitari urenze urabona amaguru ye Pamela nabuzwe n'iki kuyabona se Pamela wa Debeni nonsi amaguru ye urayabona kandi ngiye muzi ntabwo muzi hose ntabwo ngiye kwiyemera ngo ndamuzi hose uzi abahanzi bose bambara nka Pamela wa Debeni byaba ari sawa impamvu uri kuvuga gutyo Pamela yarashatswe rega ari kumwe ataranashaka nkwereke ifoto ye before nkwereke ifoto ye za imyambaro ya Renaissance oh yes wallahi ni ukuri kw'Imana sinavuga ngiye so tugiye tugana ku musozo ikindi nababwira ni uko witwa Rayvanny ni umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cya Tanzania. Rayvanny umwe mu bahanzi bakora indirimbo gake ariko ikaza ikora hit ikaza ari hit kabisa ari mega hit. Witwa Rayvanny rero yakoranye indirimbo nyinshi cyane zitandukanye, yakoranye n'abanyarwanda benshi harimo nka Ngabo Medal bakoranye indirimbo yagiye hanze mu myaka ishize. Witwa Ngabo Medal atarakira agakiza. Witwa rero Rayvanny yujuje stade ya mbere hariya muri South Sudan. Stade yujujwe n'ibihumbi bigera muri 50 mu gihe yacu yuzuzwa n'ibihumbi 45. Iyi stade yacu yuzuzwa n'ibihumbi 45. Ariko navuga ko Lava ni umusitari kandi arakunzwe. Yego. Ikindi kandi afite abafana. Aranakunzwe cyane n'abakobwa cyane. Cyane ndabakunda. Aje mu Rwanda. Abasore bose ndabakunda. Aho bari hose. Abasore bose urabakunda. Ndanabashyigikiye. Oya uratoranya. Ndashyigikiye. Ntabwo imeze nk'ababa bati so nta mafaranga afite. Njye ubundi fukura umuhanzi. Ndabakunda. Oh really? Yes. Bizagutungura ugiye kubona na Diamond turicaranye. That's why I don't know. I love this career ko cyafite hazaza. Nahise mvuga nigeze kwibwira abanyamakuru twakoranye ikiganiro na Lucky. Tabwira Lucky bizagutungura ubaye nicaranye na Diamond. Natambwira ati zo ni inzozi. Ni inzozi nyine. Genda uzikabye. Uza abahanzi benshi bakomeye cyane muri Afurika bifuza kwicarana na Diamond, bifuza no guhura. Ndacyari muto tuzahura rero ashaje ko namara gusaza nagaza akiri wadanje. Ariko Bruce Melody na Diamond Platnumz baritegura gushyira hanze igihangano. Ni indirimbo navuga ko twiteze mu minsi iri imbere yasohoka muri ku kwezi kwa 7 niwe. Ariko kuvuga kuri Rayvanny umwe mu basore bameze neza, umwe mu bagabo batangiye umuziki kera, batangiye muri label ya Wasafi, bakora amateka, bakora amahiti menshi cyane. Rero ku mbuga nkoranyambaga huzuye ibitaramo yagiye akora by'umwihariko bavuye hariya muri Sudani. Abantu bose baririmba igiswahili rwose nk'icyo bakivukiyemo. Yaririmbye indirimbo nyinshi zitandukanye, yagiye amenyekanaho nka Baby n'izindi Baby Love n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye yagiye akora, Zezeta n'izindi nyinshi, Mupenzi wangu n'izindi ndirimbo nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Rayvanny anyway Rayvanny nzishimira kumuhostinga right hano mu kiganiro. Njye nzishima kumwakira man. Bro ndi umuntu nanjye uhorana ama confidence cyane, uhorana inzozi. Urifuza kuzakira Rayvanny muri studio? Rayvanny Diamond Platnumz, that's right now ntamwakira right now. Really so Perezida yavuze ngo tinyuka urashoboye. Tinyuka urashoboye. Tinyuka na Rayvanny.
nakora yavani Rayvan umwe mu basore bameze neza cyane ariwe reka tubagize story za nyuma dusa nk'abagana ku musozo wundi tubone gusoma ubutumwa wundi tubone rero no kubabwira ngo bye bye witwa Nicki Minaj yabinyujije kuri X yatangaje ko ngo witwa bundi ngo no muraperi uyu muraperi Rewind ni umwe mu baraperi babanye cyane na Nicki Minaj. Amwe bavuga ko Nicki Minaj kujya kwibagisha kwiyongeresha ikibuno ntabwo bibaho ko babeshye Mayina se kuko yarabikoze ntabwo mbizi ntabwo mbizi nyine birashoboka ko bibaho ako ntabwo natekereza ko Nicki Minaj yabikoze. Nicki Minaj yarabikoze cyane kandi Rewind ngo yaramusererezaga cyane amubwira ngo uteye nabi man ngo kuba uri umuhanzi uri umusitari nta n'ikibuno ugira nta nyashi ufite rero ikintu cyateye ubundi witwa Nicki Minaj kujya kwiyongeresha ngo ni Rewind kuko Rewind ni inshuti ya hafi iyo umwe yagize ikibazo undi abahanganye undi abahangayitse abahangayitse man ni ubushuti bafitanye kuva na kera ubundi witwa Rewind yaje supporting witwa Nicki Minaj yaje supporting witwa rero witwa Nicki Minaj yavuze ko witwa Jay-Z uyu ni umugabo w'umugore ukomeye cyane mu gihugu ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Canada umwe mu bamama bakomeye cyane yitwa Beyonce akaba ni umwe mu bahanzikazi bakize cyane ku isi rero bivuga ko witwa Nicki Minaj ngo hari amafaranga witwa Jay-Z arenga miliyoni 200 z'amafaranga y'amanyamerika ubwo n'amadolari amafaranga menshi cyane ngo yamwambuye ngo ubwo ngo yarafite ahantu bacuruza umuziki nk'uko King James yazana talent bagacururizaho ibihangano rero abantu benshi bagiye bakomentinga bavuga ati ubwo n'ubukene Nicki Minaj urakennye ubwo n'abanzi nk'abo yo bagize gutya bati ugatangiye gusabiriza ubwo yakennye yego ariko we yavuze ko yasubije abantu ababwira ko nta kibazo afite avuga ati rwose njye nuko mba nibutse akadeni nkavuga ati reka mwibutse ati nyamara waranyambuye miliyoni 200 kubyumva mari bro miliyoni 200 bayikora mu mezi angahe ni menshi cyane ishyuza wowe gusa izindi story tunyarutse mu zindi story witwa Element Ede n'umuhanzi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda kandi producer uramuzi ariko mu minsi ishize ntazimo umeze ukuntu Element Ede ku bintu byagendaga imuvugwaho none warakaye ukuntu wabaye sore wanjye sha Element Ede afite ijwi ryiza kuri Element afite voice nziza cyane Element ariko ngo yasubije abantu benshi bavuga ko indirimbo ze mundi ngo ari ibishishura urabyemera ntabwo nemera guhera kuri Kashi kuza kuri Mirere n'izindi ndirimbo zitandukanye ntabwo ari kava niziwe Kashi ashyiraho nk'akanangamani k'abandi nko muri Congo zirabaraba hari abadacuranga se z'abandi uya ariko n'ukuntu baba bafite uburyo bakoranamo nta kibazo ariko bikora mu bwenge niyo yaba nashishura alonke abikora mu bwenge ariko hari ukuntu ushobora gukora urugero iki ni igihangano ariko kuba ari igihangano mfitemo nk'akantu k'abandi nibyemo urugero for example sho kuba wenda ndi umuhanzi right now ndi umuhanzi ngiyeho uri impano urumva kuba ndi umuhanzi ngize gutya igitekerezo ngiye muri studio ariko nkaba nkunze indirimbo ya mugenzi wanjye uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uri muri Congo se nkaba nkumvisemo akananga ba Jason Drone n'abandi nkumvamo akananga nkunze none se kuri umuhanzi kugenda n'abahanzi fine reka nkubaze ikibazo Silvizo ni umuhanzi cyane umushishuzi kora kavu ni umuhanzi cyane umushishuzi ntibihagije se ariko rero ntabwo ari umushishuzi ni umushishuzi ntabwo ari umushishuzi ntabwo tubara ibyo ngibyo rero arandika indirimbo akagenda akayikora niba agiye kuyikora muri studio akumva ko iyo ngiyo niyo ikenewemo agomba kuyishyiramo ntabwo rero wavuga ngo yibye rero aba yibye ibintu by'abandi nawe ngo araho yayikuye uzumva indirimbo nyinshi ntabwo waburamo akantu gasa n'akundi nibishoboka ntabwo bibaho
nyine ntibibaho ariko baba bibye ele mumuveho baba bibye ele mumuveho turamuvuga kuko nawe ari kuvuga ele mumuveho baramupfiriye ele mumuveho so twizere ko mumeze neza cyane abantu bari mu karere ka Huye, abantu bari mu karere ka Gisagara, abantu bari mu karere ka Nyaruguru, abantu bari mu karere ka Nyamagabe, intara y'Amajyepfo yose, abantu batwumvira hariya hepfo, abantu bari muri za Cyangugu, za Rubavu, abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda, abantu bari epfiriye rwose baba badukurikiye cyane. Turabizi ko tubahoza ku mutima, muduhoza ku mutima, mutajya mutangwa no kumva Bombo Night Show. Ndavuga ko hari ibintu byiza cyane, tuza tubahereza stories nyinshi. Diane yandakaje bivuga abafana banjye bagukurikiye. Nafushye cyane kubera nafushye cyane kubera wambwiye kuko ndi element bigeze hariya kugeza aho mvuga ati man niyo mikoro wayivaho. Rakara nyine narakaye nyine nafushye. ele nongeye mbivuge ele mumuveho. ele mumuveho. ele mumuveho. Abantu rero batwohereje ubutumwa n'umugira ngo twabirengagije. Tero ni David ati ndi Nyamasheke ati bro cyaze mwankomye ati mukomereza aho bana banjye. Barakoze cyane umusaza wacu. Barakoze cyane ati hello ni Benita ati ndabakurikiye cyane Liberi Rusizi ati nsuriza Dana atumeze ati kabisa hori turabemera cyane. Bombo Night Show yaje nk'igisubizo, mukomeza mutwehera amakuru. Akoze cyane kugenda tugana ku musozo. Ubutumwa bwo ni bwinshi nziko nabuvaho. Ati bitese ati nitwa Kadete asanga ari wawe ati bitese okay ati numva ubutumwa ati bitese nitwa Kadete ati se kubera icyo abantu bitwa ba Kadete mwabibasiye gusa hori mukomerezaho ni fine, mukomerezaho kabisa. Ati ndabemera cyane Kadete we. Kadete turagusuhuje. Kadete ndagusuhuje ndanagukomeje pe. Kadete abantu bose bitwa ba Kadete. Nabona ko turi kunyamara abantu Kadete kwiki mwatwibasiye. Kubera ko nyine ba Kadete mwubahwe. Abantu bitwa ba Kadete, abantu bitwa ba Kadete. Abantu bitwa ba Kadete rwose. Bakomeze bubahwe, twizere ko bameze neza cyane abantu bose bitwa ba Kadete badukurikiye. So tujya tugana ku musozo. Mwakoze cyane. Nagiye nkubwira ko tunindi kumwe n'abaterankunga batandukanyemo General Raf Music and Art Limited ndetse na MR Tech Solution gufite ibikoresho byiza bya electronic, gufite kuba wakwambara isaha nziza, radio nziza zigezweho, telefoni nziza, smart TV, za televiziyo nziza cyane, bagufitiye mashini zimeze neza, laptop ubwoko bwari bwo bwose, amasaha ameze neza cyane. Muri MR Tech Solution bakuzanira za nkweto wambara zikagenda zigukorera massage. Ari ukuntu ujye ubona abantu bakunze kurwara amaguru ukarwara amaguru, imitsi. Ngiye kuzajyayo abantu barona hari ukuntu wambara inkweto zikagenda zigukorera massage, noneho mu buryo zigera zigukorera massage ukaba utazigera utanga n'amafaranga aya nama yo kujya muri massage cyangwa muri sauna. Izi nkweto zigura amafaranga make cyane muri MR Tech Solution. Yego. Abantu bagiye banyarukireyo. Yabanyarukireyo akorera hano Kigali Kimironko cyangwa se ugahamagara 09 84 16 934. Ariko nanone tuba turi kumwe na General Raf Music and Art Limited. Shaka ukabya inzozi zawe rwose, ufite impano zarizo zose turazigaragaza, kuririmba, gukina film, gukina comedy. Rero General Raf Music and Art Limited yarabikemuye cyane. Muri multimedia bakwigishamo video production, bakwigisha graphic design, bakwigisha filmmaking, acting and writing film n'ibindi bitandukanye. Bagura ibyuma byapfuye baranabikora, baranabigurisha, ubujyanama buryo wakoresha imbuga nkoranyambaga, ko wakoresha YouTube n'izindi nkoranyambaga zitandukanye, ko wakoresha TikTok ukazibyaza umusaruro. General Raf Music School and Art Limited bamwe baterankunga bacu bakuru. Anyway reka dushimire abantu man, reka dushimire abantu babanye natwe cyane cyane Benita ndacyabibuka amazina yabo, David, yego Kadete wow Kadete ndagusarimiye kabisa.
mbabarire rwose niba namwibanzeho oya ntabwo arizo bijya bibaho muri shoriko ariko kade wihangane pe niba ye nawe tuziranye ntumubitire hanze nuko nimero ye ntayibona nahita mubwira ati uzi n'ikindi reka musunikire n'agafoto ke ujye gukansura oya wese okay reka dubasezere reka ngushimire cyane wakoze cyane kabisa yego namwe wakoze cyane rwose nabonye uri umwe mu bakobwa barenze cyane wanjimishije cyane iki kiganiro before nagitangiye nseka ngishoje nseka ntabwo urarira ugiye guhita undiza kandi wasekeje alright so mwabyumvise cyane dukumwe na Diana ariko nanone kumwe na Horimpano entertainer of course the king of Michael rega nshimire umwe wese uhereje ubutumwa nshimire umwe wese twabanye nshimire nawe wabashije kuba wadukurikiye hano mu kiganiro cyacu ni show y'imyidagaduro tugeze ku isaha y'isaha n'iminota 58 ngiye kugusegiramo indirimbo yitwa Raina yitwa Tsunami indirimbo ya Raina indirimbo ivuga ko yatwaye miliyoni zirenga 12 uzikura umuhanzi ugashora amafaranga na gutya noneho ukumva umuntu ari potinze tsunami ukumva umuntu uzi gushora amafaranga menshi noneho haba hari abasikama hanze ahita aripo akaripotinga indirimbo ya bra indirimbo yagutwaye amafaranga menshi cyane agahita ripotinga biba ari hatari cyane ndanje kangushimire cyane wahisemo kubana natwe Imana ibarinde naho utaha indirimbo yitwa Tsunami yitwa Raina tubwira ngo Tsunami tuzasubira ubutaha Bombo Night Show wari kumwe na Horimpano ariko